Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko kandi mugenda murushaho guhirwa n'ibyo murimo bya buri munsi. Ni Fafi TV Rwanda, tugenda tuganira ku bintu bitandukanye ariko cyane cyane twibanda kuri Pi Network cyangwa se umushinga mugari wa Pi Network ku bantu rero ba mininga. Reka nizere ko mutacitse intege kandi tutangiye kugera mu gihe cyiza cyane gitanga icyizere. Uyu munsi rero nago ndibuze kugaruka kuri white paper, ahubwo ndaza kugaruka ku gisa na trending news cyangwa se amakuru abagezweho cyane cyane muri Pi, kugira ngo nanone tujye tumenyera amakuru ku gihe, kugira ngo tumenye aho umushinga ugeze ndetse n'igihe gisigaje. Uyu munsi rero ndaza kuvuga ku cyitwa Pi Exchange. Pi Exchange ngira ngo n'umuryango wa Pi Network umaze gutangaza ibyishimo bikomeye cyane bitewe na Pi Exchange igiye kuba yashyirwa hanze mu buryo bw'igerageza mu gice cya mbere, aho batangaje ko hagiye kubaho igeragezwa rya mbere cyangwa se pre-launch. Ni ukuvuga bya bintu bakora basa naho bakora kugerageza neza umushinga, biba bigaragaza neza ko umushinga uri muri final stage cyangwa se icyiciro cya nyuma cya mining no kuba launched. So nyirango ni itangazo rero Pi Exchange yashize hanze nkuko babivuze mu rurimi rwabo rw'icyongereza bati Pi Exchange beta will be released here soon. City plan for the open network pre-launch will be September. Actual go live will be December. Use Pi Exchange to trade. Bango ni tangazo bashize hanze bagaragaza ko Pi Network igiye kuroncinga igice cyabo cya mbere kibanze n'imbanziriza mushinga yo kuronchingwa kwa Pi, aho biri bube muri uku kwezi kwa 9. Noneho ifungurwa nyirizina rikazaba mu kwezi kwa 12 nkuko mwabitangarijwe, akaba ari bwo Pi izajya ku isoko ndetse igatangira kugurwa, kugurishwa. Niba wifuza Pi ukazibona, niba ushaka gukora exchange n'andi ma cryptocurrency mwamaze kubona ko nabyo bizakunda cyane, nabyo bigakunda. Ngira ngo ikindi nababwira nuko Visa card nayo muri Amerika namaze kubona ko bari mu buryo bwo kuyihuza, donc byamaze kuba byakunda ko ihuzwa na Visa card kugira ngo uzakenera kubikuza cyangwa se kubitsa ajye abikora kandi mu buryo bumworoheye. So impamvu rero nahisemo kuvuga kuri iyi pre-launch ya Pi Exchange ni ukubera ko murabizi ko twasezeranyijwe ko byanga bikunda uyu mushinga ari final stage ya nyuma, cyangwa se tugeze mu gihe cya nyuma, umushinga utagomba kuzarenza uyu mwaka ubaye. Ngira ngo iri tangazo rero kuba ryasohotse ibyo biragaragaza iki? Biragaragaza ko Pi byanga bikunda igomba kuba iri mu gihe cyayo cya nyuma, igihe twahoze twiteze, twasezeranyijwe. Ndetse murabizi ko Nicolas Kokaris ubwe yavuze ko bagomba neza gukora launch uyu mwaka nta kabuza. Ngira ngo nibyo basabye, narababwiye ko batangiye kubigeraho. Basabye KYC, bagomba kuba bari KYC ari miliyoni 15, then migration zikaba zifite miliyoni 10 kugira itangire. Ejo bundi mwabonaga ko baserebra ko bamaze kugeza miliyoni 6 muri miliyoni 10 hamwe na miliyoni 10 muri miliyoni 15 kugira ngo umushinga ube miliyoni 12 muri miliyoni 15 kugira ngo umushinga ube watangira neza kandi mu buryo buri safe. Ngira ngo ni ikimenyetso kigaragaza ko Pi yamaze kugera ku, donc barimo barasoza, basa naho bari gusoza, which means ko uyu mwaka utagomba kuzasiga abapioneer mu gihirahiro. Then ikindi ugomba kwitaho, ngira ngo yaranabivuze ejo bundi yabicishije mu itangazo,
yacishije muri dashboard ya Pi network, yongera gukomoza ku kintu gisa grace period na main checklist, yongera kubibutsa ko mugomba gucekinga. Ngira ngo ni itangazo yacishijemo avuga ko hari ibintu bisa naho byahindutsemo. Reka mbasomere itangazo wenda muryumve, ngerageze kurishira mu Kinyarwanda kugira ngo twese tubashe kurisobanukirwa. Check out the new grace period in app reminders that show your individual KYC and mainnet migration deadline. The timers will be visible during the mining on the home screen. The grace period is necessary to get the network prepared for the open network, and the first 3 months for users to submit KYC in more than halfway over the deadline, September 30, 2024. Make sure you don't miss your deadline to submit your KYC and migrate your Pi. Ask Security Circle and referral team to take action before the grace period. Ngira ngo tugenekereje mu Kinyarwanda bati mwongere murebe grace period ni bya bintu bashizeho ngendera then ni bya bintu bashizeho ku bantu bataruzuza igihe bashizeho, bagomba kureba ati mwibuke kongera kureba neza igihe cyanyu mwahawe cyo gukora KYC ndetse na migration, icyo gihe ntarengwa. Then avuga ko igihe mwahawe kizajya kigaragara muri dashboard, ukinjira ugiye ku mininga uzajya ukibona hejuru. So muri application uzajya uyibona mu grace period, murabizi ko ibirimo muri home screen zanyu. The grace period, avuga ko grace period ari ingenzi cyane kuko itegura neza ifungurwa rya open network. Avuga ko kandi amezi 3 ku bakoresha Pi bagomba kuba basubmitinze KYC bitarenze muri ayo mezi, cyane cyane ukwezi kwa 9 tariki 30 z'ukwezi kwa 9 2024 ugomba kuba wara submitinze KYC yawe. So ngira ngo ni ibi ngibi yongeye kubibutsa, ngira ngo mbibutse ko buri kintu cyose giciye hano muri dashboard, hano haba hari amatangazo, kiba ari ikintu cyanditswe na core team, ntabwo ari andi makuru yaturutse ku ruhande. So ku bantu rero iryo tangazo rireba, please ejo utazaza ukaba wicuza uvuga ngo iyo menya nkaza gukora ibi ngibi. So ngira ngo nicyo ngicyo nababwira, nuko nkuko twabibonye hari iyo pre-launch, bivuze ko network yatangiye kugera mu mpera zayo za nyuma. So reka twese tumayiningire hamwe kandi twishimye.